kuremeye ubuhamya, ubu buhanuzi bwakire. Uku kwezi kwa munani kutari kwashira, data ararema ikintu gishya. Uku kwezi kwa munani ni ukwezi kumugisha. Uku kwezi data antumye kukubwira bino, antumye kukubwira buno buhanuzi. Ni ubwawe, urankurikiye igihugu cyose waba urimo wumva ururimi mvuga, ubu buhanuzi ni ubwawe. Bwandika ahantu, ufata ikaramu n'ikayi, ikibembe wari ufite data aragikijije mu izina rya Yesu. Umaze igihe kinini usenga ariko Imana yumvishe gusenga kwawe. Umaze igihe kinini utakira Imana ariko Imana yumvishe gutaka kwawe. Umaze igihe kinini winginga Imana uti Imana uru rukuze ku buzima bwanjye, Imana yabyumvishe. Ubu buhanuzi ni ubwawe, bwakire. Ukibwakira hari ikibembe kigiye kuva ku buzima bwawe. Hari ikibembe umaranye iminsi cy'uburwayi, hari ikibembe umaranye iminsi cy'amadeni, hari ikibembe umaranye iminsi cyagutsikamiye. Ariko zonima shando wiribirifayile rebota, Imana ya Isiraheli ivuganye nanjye nawe. Birashoboka ko umaze igihe winginga, birashoboka ko umaze igihe utakira data wa twese, umwinginga ngo data washaka wabasha kunkiza. Ariko umva none ahangaha Yesu yumvishe gusenga kwawe, yumvishe gusenga kwawe mama, yumvishe gusenga kwawe papa, yumvishe gusenga kwawe wa musore we, wa mukobwa wahuri aho unkurikiye uri mu Rwanda unkurikiye. Imana yumvishe gusenga kwawe. Uri muri Uganda, uri muri Burundi, uri muri Canada, uri muri Amerika, uri mu Buraya. Imana yumvishe gusenga kwawe. Imana ije kukumara umubabaro. Hari ubuzima umazemo iminsi bukuremereye, hari ubuzima umazemo iminsi ugutsikamiye, hari ubuzima umazemo iminsi budasobanutse. Data arambwiye ngo washaka wabasha kunkiza. Imana itugirire neza. Umva ijambo Yesu yasubije uyu mubembe, aramubwira ati ngo arambura ukuboko ngo amukoraho, aramubwira ati ndabishaka, kira mu izina rya Yesu. Umva nawe mvugane nawe, Yesu arabishaka. Haleluya, Imana ishimwe. Zonima shando wiribirify, Yesu arabishaka, akira gukira mu izina rya Yesu. Yesu arabishaka, akira akazi umaze igihe usengera. Yesu arabishaka, akira perimu umaze igihe usengera. Yesu arabishaka, akira guhindurirwa amateka. Genda ukore biremeye mu izina rya Yesu. Genda utangire ucuruze, data aguhaye umugisha. Genda utangire ukore. Yesu arabishaka. Imana ishimwe. Ntihagira umuntu ugutera ubwoba, uri umunyamugisha. Aho urivuga ngo ndi umunyamugisha. Imana itugire neza. Ndagira ngo n'umubare munini w'abantu mumuriki, jya muri comment wandike ngo ndi umunyamugisha. Andika muti ndi umunyamugisha. Uri umunyamugisha mama, uri umunyamugisha wa mukobwa. Shalom, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Ni Prophet mo gusuhuza. Iyi ni wa mwanya mwiza wo kubohoka, ni wa mwanya mwiza w'ubuhanuzi. Nkuzaniye ubuhanuzi ku buzima bwawe. Hari ubuhanuzi Imana impaye kuguha uyu munsi. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ubuhanuzi Imana impaye kuguha ku buzima bwawe. Hari ubuhanuzi bugiye kuguhagurutsa ahantu wari uri bukagira ahandi hantu bugutereka. Uyu munsi ndumva nuzuye umwuka w'Imana kandi ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Maze iminsi mu bihe byo gusenga, ntabwo mwari murimo mumbona, ariko nari narafashe ibihe byo gusenga, kwihererana n'Imana. Muri ibintu byuzuye umwuka raririmba ngo mu bihe byo gusenga amasengesho yacu ajya agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Imana iguha umugisha rero. Gusa abo tubana ku materaniro ya live kuri TikTok ho mujya mubibona ko tugira ibihe byiza kandi Uwiteka akagumya kubana natwe. Rero turashima Imana ikomeje kutugirira ubuntu, ikomeje kudufasha, ikomeje kuba mu ruhande rwacu. Jambo ry'Imana ryo ryarambwiye ngo abazi Imana yabo, haleluya, ngo abo ngabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abantu bazi Imana yabo, haleluya, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Abo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abamama bazi Imana yabo, abakobwa bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Haleluya. Rero nje kukubwira ngo ahari birashoboka ko kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga.
birashoboka ko umaze igihe mu bibazo, birashoboka ko umaze igihe mu ntambara, birashoboka ko hari ubuzima butakumereye neza, ubuzima ntibukuryoheye, ubuzima ntibukunejeje, ubuzima burimo burasharira, ariko nje guhanurira ubuzima bwawe. Komera, data ni muzima. Komera, Yesu ni muzima, aracyakora ibikomeye. Yesu aracyahindura amateka. Yesu aracyakiza indwara. Yesu aracyazura. Yesu aracyabohora. Yesu aracyatanga umugisha. Yesu aracyahagararana n'abantu biwe. La bini foshando wiribirifa. Yesu aracyakora. Imana itugirire neza. Reka nkubwire ngo gubwa neza, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Reka tubanze dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Hejuru yawe nta yindi Mana iriyo. Uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nsengeye uyu muntu ugiye kumva rino jambo, hundira rigira ahantu rimuvana, hundira rigira ahandi hantu rimutereka, yakira ubutsinzi, yakira ubuzima, yakira imbaraga, yakire guhembuka, yakire guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwe bwari bupfuye buzuke mu izina rya Yesu. Ngaho bana natwe utugirire neza, urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Nongera nkubwire ngo ikaze, nkubwire ngo igitondo cyiza niba uherereye ari mu gitondo, nkubwire ngo umugoroba mwiza niba uherereye ari nimugoroba, amasaha uriyaho ayo ariyo yose, hari n'abari ku gicamunsi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umugisha w'Imana nuboneke kuri wowe. Imana muri tugiye neza. Muri byuze umwuka nimba avuga abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Imana muri tugirire neza. Ngwerega ngabazi Imana yabo abo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abamama bazi Imana yabo bazakomera. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije, turi mu bihe intwari zinaniwe, hasigariye intwarane, ariko ndagira ngo mvugane nawe. Abazi Imana yabo abo bazakomera. Abamama bazi Imana yabo bazakomera. Imana y'amahoro itugirire neza. Bazi Imana yabo. Habakuki yabivuze neza, aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire numva icyo ambwira. Imana y'amahoro itugirire neza. Nzahagarara ku munara wanjye maze nindangiza ndindire numve icyo ambwira, azansubiza ku bw'icyo namuganyiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ikintu waganyiye Uwiteka, Uwiteka yaracyumvishe, amanuwe no kugusubiza, amanuwe no kuguhindurira amateka, amanuwe no kukubambira amahema, amanuwe no gukora bya bindi wabonaga bidashoboka, bya bindi wabonaga nta nzira, bya bindi wabonaga nta buryo, bya bindi wabonaga bitakunda, bya bindi wabonaga bitakwemera, bya bindi wari waraburiye igisubizo. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya. Bya bindi wabonaga ko bitazemera, data nibyaje gukora. Hari uburwayi urangurikiye, umaze igihe kinini ufite uburwayi, ariko data wa twese amanuwe no gukiza ubwo burwayi. Umaze igihe kinini ufite ideni ku buzima bwawe, data wa twese amanuwe no kwishyura iryo deni. Aje kwishyura ideni mu izina rya Yesu. Aje kukwishyurira, aje kukubambira amahema, aje kugukorera ibikomeye, aje kukwiyereka, aje kugucira inzira, aje data ara rabini foshando wiribiri faile rebotani nito prevoninia. Imana y'amahoro ishimwe. Data araje gukora ibikomeye, data araje gukora ibikomeye. Ibyananiye abantu Yesu arabishobora. Nje kukubwira ijambo rikubwira ngo iringire Imana. Nje kukubwira ijambo rikubwira ngo hanga amaso mu ijuru. Nje kukubwira ijambo rikubwira ngo hanga amaso ku musaraba. Nje kukubwira ijambo rikubwira ngo hanga amaso kuri data wa twese. Ni data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, nuko aradukuyakuya ngo aturinde Satani. Nanone tumwizigire,
nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, kuko ari uko yahoze. Nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire Yesu we, kuko ari uko yahoze. Ni data wa twese mwiza, azi intege nke zacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, zitarangira iteka. Duhimbaze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, zitarangira iteka. Haleluya. Imbabazi ze zitarangira iteka. Twagakwiye kuba turi abo gucibwaho iteka, ariko data wa twese imbabazi ze nizo zituma tudapfa, nizo zituma tudashira. Twari abo kugirirwa umujinya, ariko data wa twese ntabwo atugirira umujinya. Imbabazi ze nizo zituma tudapfa, imbabazi ze nizo zituma tudashiraho, imbabazi ze nizo zituma tutarangira. Duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze. Kandi uko ikunda umwana wayo, njye niko inkunda nakwiriye. Nari umugome no kwima Yesu ngo ambambirwe ku musaraba. Muba yacunguje ayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo. Nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho. Abanga Imana ntibayisenge, bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mu isi nirwo rutazashira. Imana ishimwe. Urukundo Imana idukunda twebwe abari mu isi nirwo rutazashira. Uko ikunda umwana wayo niko nanjye inkunda, niko nawe igukunda. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero umugabo witwa Petero arangije aravuga ngo mu mahanga yose abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, abo ngabo Imana irabemera. Abagabo bubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, abo Imana irabemera. Abakobwa bubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, abo ngabo Imana irabemera. Umva nkubwire, ntihagira umuntu ugutera ubwoba. Wowe kora icyo gukiranukira Imana, kora icyo kubaha Imana, kora icyo kugendana n'Imana, kora ubushake bw'Imana. Nzi neza Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo Imana yakuvuzeho kirahambaye, icyo Imana yakuvuzeho ni kinini, icyo Imana yakuvuzeho ni kigari, kizasohora mu izina rya Yesu Kristo. Umva nkubwire, uruwo kuzagera kure, uruwo kuzakomera, uruwo kuzatera imbere, uruwo kuzaba umuntu udasanzwe. Uri umunyamugisha, you are blessed. Uri umunyamugisha, uri umunyamugisha nshuti yanjye. Ntihagira umuntu ugutera ubwoba, uri umunyamugisha. Aho urivuga ngo ndi umunyamugisha. Imana itugire neza. Ndagira ngo mbone umubare munini w'abantu mumuriki. Jya muri comment wandike ngo ndi umunyamugisha. Andika muti ndi umunyamugisha. Uri umunyamugisha mama, uri umunyamugisha wa mukobwa we, uri umunyamugisha, uri umunyamugisha warahezagiwe n'Uwiteka. Kuba Imana yarakumenya amazina byonyine ntabwo izaguta, ntabwo izakureka, ntabwo izagusiga, ntizaguhana. Iguhetse ku mugongo wayo, izahagararana nayo, nawe izakubambira amahema, izaba mu ruhande rwawe, izakenyuruza abami kugira ngo igukenyeze. Ajya muri comment
comment, ndashaka kubona uwo mubare munini abantu bajya muri comment. Genda wandike muti ndi umunyamugisha, genda wandike muti ndi umunyamugisha, ndi umunyamugisha, ndi umunyamugisha. Kandi kuba uri n'umunyamugisha bivuze ko uri umutsinzi. Kuba uri umutsinzi bivuze ko uzagera kure. Kuba uzagera kure bivuze ko nta byanone nta n'ibizaza byazagutanya na Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuba nta byanone nta n'ibizaza bizagutanya na Yesu bivuze ko umugambi w'Imana ukomeje ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Sibyo? Umugambi w'Imana urakomeje. Umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana urakomeje. Ntabwo Imana izagusiga, ntabwo Imana izakureka. Umugambi w'Imana uri kuri wowe. Uri umutsinzi rero, uri umunyamugisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntihagire ugutera ubwoba. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Uri umunyamugisha. Reka turebane ijambo ry'Imana kugira ngo nkubwire icyo Imana intumye kukubwira muri aka kanya. Turebe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya mbere, turareba n'umurongo waho wa 40. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Umubembe azaho aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira, arambura ukuboko, amukoraho ati ndabishaka, akira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo, arakira. Imana y'amahoro itugirire neza, akira neza ijambo ry'Imana. Nakubwiye ngo nkuzaniye ubuhanuzi. Imana y'amahoro itugirire neza. Nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo Uwiteka umwami w'amahoro aje gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Ubu buhanuzi n'ubwawe bwakire. Ukibwakira hari ikibembe kigiye kuva ku buzima bwawe. Hari ikibembe umaranye iminsi cy'uburwayi, hari ikibembe umaranye iminsi cy'amadeni, hari ikibembe umaranye iminsi cyagutsikamiye. Ariko zonima shando wiribirifai lerebota. Imana ya Isiraheli ivuganye nanjye, irambwira ngo nze nkubwire ngo data gukuyeho ikibembe. Hari ikibembe data gukuyeho, ikibembe cy'amagambo cyari kimaze igihe ku buzima bwawe. Wari ukimaranye imyaka, wari ukimaranye igihe, ariko data kigukuyeho. Urankurikiye. Zonima shando wiribirifai labinifo. Umaze igihe kinini utabyara, icyo nacyo ni ikibembe. Ariko data wa twese agukozeho, akira gukira icyo kibembe cyawe, akira urubyaro mu izina rya Yesu. Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro ni Imana itanga urubyaro, ni Imana itanga amahoro, ni Imana itanga umugisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni Imana itanga umugisha, ni Imana igira neza bugacya bukira, kuko ni Imana ishobora bingahe byose. Ibyo abantu badashobora data arabishobora, ibyo abantu batakora data arabikora, ibyo abantu batarema data arabirema. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndashaka kuvugana nawe. Data akuye ikirembe ku buzima bwawe, data akuye umusonga ku buzima bwawe. Ubuhanuzi buravuga ngo Imana ije gukuraho abantu ibibembe. Imana ije gukuraho abantu ibibembe. Hari ibibembe ufite, ibibembe biri mu rugo rwawe. Urugo rwawe ni induru, urugo rwawe ntibisobanutse, urugo rwawe ni intambara, urugo rwawe mbega byaradogereye. Nawe wibaza icyabaye bikagucanga, ariko umva ukuntu Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo imanuwe no kugukuraho ikibembe. Iri jambo riravuze ngo umubembe azaho ari, ngo asanga Yesu, ngo amaze gusanga Yesu, ngo aramupfukamira. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo aramupfukamira, ngo amajije gupfukama, ngo aramubwira ngo databuja washaka wabasha kunkiza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana ishimwe ko Yesu Kristo umwami w'amahoro atameze nk'abantu. Imana ishimwe ko Yesu Kristo atameze nk'uko ab'isi bameze. Imana ishimwe ko Yesu Kristo ajya akora ibyo abantu batashobora, ajya akora iby'imiryango itashobora, ajya akora iby'inshuti zitashobora, ibyo abantu bagutaye, ibyo abantu bakuretse, ibyo abantu bagusize. Yesu amanuwe no gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo umubembe yinginga Yesu, ngo
aramubwira ngo databuja washaka wabasha kunkiza. Imana y'amahoro itugirire neza. Nawe birashoboka ko umaze igihe winginga, birashoboka ko umaze igihe utakira data wa twese, umwinginga ngo data washaka wabasha kunkiza. Ariko umva none ahangaha Yesu yumvishe gusenga kwawe, yumvishe gusenga kwawe mama, yumvishe gusenga kwawe papa, yumvishe gusenga kwawe wa musore we, wa mukobwa wahuri aho unkurikiye uri mu Rwanda unkurikiye. Imana yumvishe gusenga kwawe, uri muri Uganda, uri muri Burundi, uri muri Canada, uri muri Amerika, uri mu Buraya. Imana yumvishe gusenga kwawe. Imana ije kukumara umubabaro. Hari ubuzima umazemo iminsi bukuremereye, hari ubuzima umazemo iminsi ugutsikamiye, hari ubuzima umazemo iminsi budasobanutse. Data arambwiye ngo yumvishe gusenga kwawe, data arambwiye ngo akumaze umubabaro, data arambwiye ngo aciye inzira aho zitari ziri, data arambwiye ngo akuremeye ubuhamya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Data kuremeye ubuhamya mama, data kuremeye ubuhamya. Ubu buhanuzi bwakire. Uku kwezi kwa munani kutari kwashira, data ararema ikintu gishya. Uku kwezi kwa munani ni ukwezi kumugisha. Uku kwezi data ntumye kukubwira bino, antumye kukubwira buno buhanuzi. Ni ubwawe urankurikiye, igihugu cyose waba urimo wumva ururimi mvuga. Ubu buhanuzi ni ubwawe. Bwandika ahantu, ufata ikaramu n'ikayi, ikibembe wari ufite data aragikijije mu izina rya Yesu. Umaze igihe kinini usenga ariko Imana yumvishe gusenga kwawe. Umaze igihe kinini utakira Imana ariko Imana yumvishe gutaka kwawe. Umaze igihe kinini winginga Imana uti Imana ururukuze ku buzima bwanjye. Imana yabyumvishije, irururutse none ahangaha, ije ku buzima bwawe, ije mu rugo rwawe, ije mu bana bawe, ije mu muryango wawe, ije muri famiye yawe. Mu izina rya Yesu hari ibintu bidasobanutse data asobanuye, hari ibintu data yambuye ijambo mu izina rya Yesu. Ngo uyu mubembe yinginga Yesu, ngo amaze kumwinginga aramwinginga, aramubwira ati databuja, Imana y'amahoro itugirire neza, washaka wabasha kunkiza. Imana itugirire neza. Umva ijambo Yesu yasubije uyu mubembe, aramubwira ngo arambura ukuboko ngo amukoraho, aramubwira ati ndabishaka, kira mu izina rya Yesu. Umva nawe mvugane nawe, Yesu arabishaka. Haleluya, Imana ishimwe. Zoni mashando wiribirifa, Yesu arabishaka, akira gukira mu izina rya Yesu. Yesu arabishaka, akira akazi umaze igihe usengera. Yesu arabishaka, akira perimi umaze igihe usengera. Yesu arabishaka, akira guhindurirwa amateka. Genda ukore biremeye mu izina rya Yesu. Genda utangire ucuruze, data guhaye umugisha. Genda utangire ukore. Yesu arabishaka. Imana ishimwe. Yesu arabishaka. Labine foshando wiribirifa, Yesu arabishaka, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Yesu arabishaka, akira ubutsinzi mu izina rya Yesu. Yesu arabishaka, akira ubuzima mu izina rya Yesu. Yesu arabishaka, akira amahoro mu izina rya Yesu. Yesu arabishaka, akira impinduka mu buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu arabishaka. Yesu arabishaka mama, Yesu arabishaka papa. Umaze igihe kinini usenga ubwira Yesu ngo akumvire, arabishaka. Yumvise gusenga kwawe, yumvise gutaka kwawe, yumvise waramwinginze, data arurutse, yumvishe gusenga kwawe. Data arurutse, yumvishe gutaka kwawe. Data arurutse, yakumaze umubabaro. Data arurutse, aguciriye inzira. Data arurutse, ibyari byarapfuye arabizuye mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ishimwe. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urarikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urarikwiriye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye
kuko urarikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urarikwiriye. Haleluya. Imana ishimwe ngo data arambura ikiganza ngo amukoraho, ngo arangije aramubwira ngo ndabishaka. Ayiwe data arabishaka, data arabishaka, mama arabishaka. Yesu Kristo afite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Abantu biguca intege ngo bakubwire ngo byararangiye, abantu biguca intege ngo bakubwire ngo urapfuye, data arabishaka akira gukira mu izina rya Yesu. Data arabishaka akira impinduka mu buzima bwawe. Data arabishaka akira gutera imbere. Data arabishaka akira guhaguruka. Data arabishaka akira ubutsinzi. Data arabishaka akira ubuzima. Data arabishaka akira mariage. Data arabishaka ubu buhanuzi n'ubwawe. Ubu buhanuzi busohoye ku buzima bwawe, busohoye ku bantu bumva ururimi mvuga, burasohoye mu izina rya Yesu. Bwakire n'ubwawe. Uku kwezi kugiye kuba ukwezi kudasanzwe, kugiye kuba ukwezi, haleluya, mugiye kubirebesha amaso yanyu, mugiye kubibona n'amaso yanyu. Izere gusa, izere ijambo rivuye mu kanwa k'umuhanuzi w'Imana. Izere icyo Imana ivugiye muri nge. Hari ibibembe birangiye, hari ibibembe birangiye. Abantu b'Imana mukuweho ibibembe, abantu b'Imana mukuweho uburetwa. Ikibembe kiragiye, gisezerero kibwire ngo bye bye. Hari umuntu wari warakubereye ikibembe, hari umuntu wari warakuzonze, hari umuntu wari warakunanije, musezerero mubwire ngo bye bye. Yakuzongaga mu kazi, ariko none ahangaha I prophesy, ndasenze mu izina rya Yesu, hanurira ubuzima bwawe. Imana irakurengeye. Imana ibaha umugisha. Kadusenge. Data, ndasengera ubwoko bwawe, urangije ngo urambura ikiganza umukoraho, uravuga ngo ndabishaka kira. Uyu muntu nawe wari urwaye, ndambuye ikiganza mu izina rya Yesu Kristo, yakire gukira. Wari umushomeri, yakire akazi. Wari uboshye, yakire kubohoka. Imbaraga zawe zigaragare kuri aba bantu, baremera ubutsinzi kandi ubaremera imbaraga. In the name of Jesus, imbaraga z'Imana nizibaboneke, imbaraga z'Imana nizibagaragareho. Barakira ubuzima, barakira ubuzima, barakira ubuzima, barakira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana ibarengeye. Amen. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Imana y'amahoro ikugirire neza. Uwiteka kwishimire kandi akwagurira imbago. Ni ukuri ndabakunda. Ahangaha ni kuri Prophet Emma. Nzi neza ko umwami Imana agiye kudushoboza hagakoreka ibintu byinshi, kandi abantu benshi bagiye babohokera hano, bagiye bakirira hano. Benshi barahari batanga ubuhamya, barahari bashima, barahari bavuga imirimo y'Imana, barahari bavuga gukomera kw'Imana, barahari bavuga ineza y'Imana, ko Imana yabagiriye neza. Rero nkubwire ngo kora subscribe niba utarayikora, kore share, comment yawe ni ingenzi. Imana iraguha umugisha. Rero Uwiteka abishimire, Uwiteka barebe neza. Ni ukuri ndabakunda, kandi ubu buhanuzi ubwakire kandi ubwizere. Nzi neza ko buri gusohore ku buzima bwawe, Umwami Imana agakora ibikomeye ku buzima bwawe. Rero ineza y'Imana ikomeze ibabonekeho. Urashoboka ko uri burangize kumva rino jambo wakize mu izina rya Yesu. Urarangiza kuryumva wakize, urarangiza kuryumva winjiye mu mugisha wawe, urarangiza kuryumva wakiriye ubutsinzi, urarangiza kuryumva wakiriye impinduka. Nzi neza ko data ari buze gukora ibikomeye, kandi nzi neza ko data ari buze kuguhindurira amateka. Reka nkubwire ngo shalom shalom.